none hari ukuntu akenshi iyo Imana ivuze yego niba usenga tuzi icyo gusubiza turayishimira. Iyo amasengesho yawe asubijwe Imana turayishimira. Ese iyo Imana ivuze oya ubigenzute? Mbanje kugusuhuza musore wanjye, turahuye ndakwishimiye. Njyewe nitwa Niyo Mike, nkaba nkora ikiganiro kijyanye n'iyobokamana gica kuri online TV. Waba witwa nde? Nanjye nitwa Shumbusho Patrice Bonheur. Ese Patrice cyangwa se Bonheur waba uzi icyo bisobanuye? Yego. Bonheur bisobanura iki? Byishimo. Ibyishimo. Ese izina rindi bajya bakunda kwita Yesu waba urizi? Aya. Izina bita Emmanuel ujya uryumva? Yego. Waba uzi icyo bisobanuye? Imana turi kumwe. Yego, Imana muri kumwe kandi nanjye turi kumwe. Ese nkwibarize ku bintu bijyanye no mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Waba uzi ibitabo bitatu bibanza muri Bibiliya? Aya. Harimo icya mbere ni Itangiriro, hagakurikiraho Kuva. Ikindi waba ukizi? Kuva n'iherezo. Urakoze cyane. Igikurikiraho bakita Abalewi. Ese waba uzi bibiri bya nyuma bihera muri Bibiliya? Aya, sinjya nsoma Bibiliya cyane. Kubera iki utayisoma? Ni umwanya muto. Ibitabo bibiri bihera muri Bibiliya ni Yuda n'Ibyahishuwe. Nagira ngo nkwibarize gatoya, waba ufite akazi? Aya. Niba uko nta kazi ufite wemera ijambo ry'Imana? Yego. Muri Bibiliya Abatesalonike 2 igice cya 3 umurongo wa 10 haravuga ngo uwanga gukora ntakarye. Waba urya saa sita? Yego. Urarya na nijoro? Byose. None niba ukurikiza ijambo ry'Imana kubera iki udakora kandi ukarya? Gukora ndakora, hari ugukora ariko hari ukuba ufite akazi ukora, hari no kuba ukora tu. None nta kazi ufite? Yego. Kubera iki utagashaka kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo imirimo yose muzerekezaho amaboko nzabaheramo umugisha. None hari ukuntu akenshi iyo Imana ivuze yego niba usenga tuzi icyo gusubiza turayishimira. Iyo amasengesho yawe asubijwe Imana turayishimira. Ese iyo Imana ivuze oya ubigenzute? Ndihangana tu. Wihangana gute? Urihangana nyine ugategereza kuko nayo iba yumva. Ese birashoboka ko ushobora kubona ko Imana yakwirengagije ntugire ikintu na kimwe uyibwira nawe ukayihorera? Aya, ntabwo Imana yirengagiza, ahubwo nuko ibiguha kugira ngo ikugerageze tu. Kubera icyo ukomeza ugatitiriza? Uratitiriza nyine kugira ukumve. Impamvu ukomeza gutitiriza n'ijambo ry'Imana rirabivuga yuko hari umudamu wari ufite umwana we wari urwaye, asanga ahantu Yesu ari arangije aramubwira ngo data ndakwinginze ngo nkirize umwana. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Arangije Yesu aramubwira ngo si byiza gufata ibiryo by'abana ukabigaburira imbwa. Umugore ntiyacika intege ko Yesu amwise imbwa. Arangije iwe arakomeza aramubwira ati data burya n'imbwa zirya ibivungukira byavuye ku meza y'abashebuja. Yesu aramubwira ati wa mugore genda kwizera kwawe kuragukijije. Ni byiza cyane ugire kwizera, ugira kwizera. Imana iguhe umugisha. None nagira ngo nkubazeho gatoya. Ese nk'iyo urebye mu buzima bwawe bwa buri munsi ubona ari nk'iki Imana yagukoreye itakoreye abandi? Kwiga nkarangiza. Ese nanjye narize ndarangiza, narangije high school na kaminuza nari ndimo kwiga kandi nayo nzasoza. Ese haba hari abandi bantu uzi batize ngo barangize? Barari benshi cyane. Nicyo kintu Imana yagukoreye twebwe itadukoreye? Aya. Kuri ngiye ku giti cyanjye tu. Ese wenda mu rugero rwiza rusanzwe waba uzi amafaranga ahantu ava? Amafaranga ava mu ki? Mu gukora. Amafaranga biriya bintu ubona bimeze nk'ibipapuro bayakora mu ki? Bayakora mu bipapuro. Ibihe bipapuro? Sinzi bura n'ibipapuro tu. Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye kubw'ikiganiro twagiranye n'umuvandimwe, ndamushimiye cyane. Amazina yanjye ni Niyo Mike, nkunda gukorera kuri online TV. Ni byiza cyane kudukurikirana. Ikiganiro cyacu nakagaruka. God bless you. Turabashimiye cyane. Ciao ciao.